ariko murabona ko byari bikenewe, twari dutangiye dushimira Jean Paul uburyo twabanye neza muri iri torero rya Mushubati. Imana ikaba imugiriye umugisha wo kumwongerera ipeti ndetse navuga n'icyubahiro aho agiye kuba umuyobozi w'ikigo cy'amashuri hariya mu karere ka Gisagara. Imana ihabwe icyubahiro. Yadukoreye byinshi mu iri torero, yafatanyije n'umuryango we ndetse adukorera igikorwa gikomeye cyane cyo gufasha iyi korali Peace Voice muri torero rya Mushubati. Aho Peace Voice yageze twari twishimye, nibyo twari twishimye rwose. Rero Jean Paul twari turimo tumusaba ngo hariya mu karere ka Gisagara agiyemo atubere ambasaderi, nk'uko twabanye neza. Iyi korali Peace Voice igize umugisha wo kugera i Gisagara byaba ari sawa, kandi Gisagara nabo tuzanezerwa tubonye yuko umuntu wacu wagezeyo atabaye ikigwari, ahubwo atubereye intwari Gisagara. Imana imuhe umugisha n'umuryango we ibakomeze kugira ngo umuryango w'Imana urusheho kwaguka mu izina rya Yesu. None hari ikibazo nshaka kubaza Jean Paul. Hari indirimbo nyinshi tuzi yuko wahimbiye korali Peace Voice, ariko ndagira ngo mubaze indirimbo muri izo ngizo nyinshi wahimbye yari kuza ku mutima vuba. Wahimbye nyinshi ariko indirimbo yari kuza ku mutima vuba ni iyitwa Muki. Reka mbanze ishimira Imana mbone subiza ikibazo wamajije, kandi n'uyu mwanya uranejeje nzajya mubibukiraho. Byarangoye nk'uko nabibabwiraga, numvaga ntajya mu bizamini, umuntu aransunika ati hangana ugende, njye ariko numva ngira amahirwe nza gutsinda ndasenga. Imana rero uzanyohereze hafi njye nshobora kujya ku rusengero, ariko nanone bibuka ushaka. Ubwo uri kumva nari ndi gusenga mfite bibiri, ngiye kubona mbona ntibashyize hafi, ahubwo bashyize muri Gisagara. Ni hafi y'u Burundi. Nagezeyo ngiye kuhareba, nta muntu n'umwe nari mpazi, wenda tuzamenya nagezeyo, ariko ntawe mpazi. Abo narinzi mbasizina ngiye kureba abashyashya, ariko ndashima Imana. N'umudamu ngira ngo kwimuka ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko ubu mwanzuro twarangije kuwufata. Tuzagenda Rendi umusibe ejo, tuzaba twagiye mu karere ka Gisagara. Kubera yuko rero mu gusenga yarasenze, nanjye ndasenga, twese tuvuga ngo bibuke Imana ibishaka. Banyohereje rero ntabwo nari kuvuga ngo sindi bujyeyo, ahubwo kuko nabuze ngo bibuke Imana ishaka, buriya ni nayizi igitumye ngiye hirya. Hari uwo twakoranaga yagerageje kwanga kujya aho bamwohereje akajya akora ibizamini, bakamubwira bati ariko hari ahantu twakohereje uri gukora ibindi bizamini by'iki. Biza kugira aho nava ku izima ajyayo. Muri uyu mwanya rero nongeye kubashimira, Imana ibaha umugisha. Noneho ku kibazo rero bambajije cy'indirimbo, nifuza ko mundirimba iyi ndirimbo ivuga ngo ndumiwe. Nkaba mumfashije, ndumva nari mukeneye. Imana ibaha umugisha. Ishimwe yamutangazwe nuko atubwiye ati mu ndirimbo yahimbye nyinshi ahimbye korali, ariko indirimbo ndumiwe uyu mwanya ntizamutse. Reka tuyitere amatwi.